Inyogoshingi nyogosha amadage man wagira ngo kanagaheruka ngiye ku myano hano ngiye kuhituma ikosa ndahitanye kugaburira ubu urahe hano hano urahannye nyakugaburira hannye nkwereke hannye nkwereke reka nze mitume bro baro hano ibintu nuragahinduneye reka bifemo bro urabise nibindi mujyane mikrosani genda nabivuyemo ndanikeze hano marjugiye kwereka rwaruha man genda ibuka mari yaturi ku ishuri man mukabo ikasanga jama arifashe gasa munani z'amanywa akahita yituma yamara kwituma kamwe ngo mujama yabyaye rwaruhanze ndashaka ko aboro ngiye nongera kujya ndaburiza ukandaburiza nzaza nituma mu kiganiro so jetafe yavuga story zo ku ishuri we wize no mu mbeba Inda mu mbeba sabwo so we yize mu pusa nazinye inyajwi uba yandikute ibihennye gute ari bimeze gute uba yandika gute bagira gute ukazamura njekane nyambwira njekane nyani na ya jetafe rangirije mu nyani na ebyiri na ya bro akukumwe ngo kunya ijambo kunya umukanye buri mu nyuguti ebyiri ni na ebyiri na ya ese rikere ko baziceka kanya n'iki kigusindisha hari igihe kare bita amahomvwa amahomvwa natugwite gihe kare kigizwe n'inyuguti zingahe turabure bro amahomvwa guhomvomvwa amahomvwa kiwengo barazicira ariko yese nkwa za Kirungu njye mbandi na normal brother bandi muzima njewe sinkwe binini sinjya mu marozi sinkoresha karande sinkuri ni iyihe ryo ukunda jeta njewe ibiryo njye ndabikubwiye nkunda umuceri n'ibirayi nzabirye wowe ukunda ibihe biryo nkunda ifiriti ukunda ifiriti nanjye sinzajya ifiriti nayo makoko uvuze sinzajya kandi wagiye niye gutunza ubretse gatoya ayo makoko uvuze sinzajya iyo ngoko uvuze sinzajya manda nigeze cyana mujyane pro aho za jeta ni ibiki je kumuza na jeta ntago nzongera ndamukora sinzongera guhura na jeta ariko se ibyo ni ibiki none kare rwaruhanze kare ikibazo ni umunyamakuru ni wowe Wagwan my people, Wagwan Recom, ndabakunda cyane banyita bro Rivisi cyangwa nyita gushaka iyi bayita BTM TV niyo mugiye kujya mukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye. Ngaye nguko rero sintinda mu magambo menshi cyane ndakeka ko turi kumwe mwababona. Uramubona swaga bafite hariya. Banamwita G. Bamweza Gita fo akoze ante bitwa ngo nari fite umugore kandi ikintu nanga rwa ruhanze bure ngiye mu gishenje nawe man binza muri sukari bro ako munyamakuru n'ibintu afite sukari no munyu oya hari sukari akaba no munyu ariko rwa ruhanze ndakwaga ngiye twicanye nawe bro bintu birambabaza cyane birambabaza ariko nabaza ikibazo singiye ikibazo no munyamakuru ikibazo nari ndukubentiro twese tubaye tunasenge ariko nyumvira ibintu mubize muza ngenda bisengera mu izina toka shetana we nago wansengera ngo nyize je bure ikibazo cita yakamaze shema sarasi kubita kuri ka yansengera ka ndi kumugora arataka mazazana mazi kubita reka tugane ikintu kimwe cyonyine buriya ikintu kimwe cyonyine Imana yabwiye umuntu ngo wowe umuntu wese uzagira kwizera ngo kungana n'akabuto ka snap nagara akabuto kinoza kamaronji nagara akabuto kamatunda sagara akabuto kimineke nagara akabuto kinuza kinanasi ahubwo n'akabuto ka snap iyo snap bakubwira rero ni ikigero kingana no kwizera yes nagwa snapchat ni deboro bashyira mu majwi kugira ngo bihindure ifesi y'umuntu ya kala y'umuntu ariko ku kabuto bavugaga na kabuto k'umutima w'umuntu buraro kubavuga ngo abastari babayeho nabi abastari ngeje wundi narice ndavuga ariko ibibazo by'umustari bibayeho gute ibibazo byanjye nabibande mu mutima wanjye uko batakujyana ntabwo nasaze ahubwo nge ibibazo byanjye mu mutima wanjye nawugize irimbi ibibazo byose bihambaye mu mutima wanjye niba ari umuntu wanyambuye mu mutima niba ungiriye nabi mu mutima ugiye kunduga mu mutima umutima wanjye namaze kugira irimbi ninde wakuruga reka tubaye twakina rwa ruhanze ni rwa rusazi wakinuwe ubundi warasenze uburiki rwa ruhanzi muramuzi cyane aho turamwakira amashime cyane kuri rwa rusazi waya mashine myaha rwa rusazi wakinuwe ngese ninje imbere
rwarusa reka tuganire urabizi ko njye nawe haba ari ku manywa haba ari nijoro ntabwo nze nzigira muza nawe bitewe nuko we ufite confidence wagira ngo wararozwe wararozwe ntabwo uri muzima rwa ruhanze ntabwo uri muzima hanyuma njye ibi ni ibikize ayo wajya amasaro y'abantu ze ibi ngibi ngo hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo babyambara bagiye gusezeranya abantu nase rwa ruhanze ko abashaka kwitireka tujye tuganira rwaranze bashaka kuvuga inkuru z'abashakanye kandi ari umusiribateri wese warashaka none ntabwo nari nashaka ariko nagize nkuru wenda imyaka afite inyemera kuvuga inkuru z'abashakanye yeze imyaka ni imibare jitafuwe ejo bundi arakajama kamwe nifite umudada mu rugo turimo turacilinga n'iki bebzi nyine ankubita icyo bita ibyishimo mani angaraga ibyishimo n'umujama mwe arasaramwa ngo jitafu mva yamugiye akoraga ikiyede arangije jama anyiba umugono abagiye guheheta wa mudada wanjye amuhehese ikintu cyambabaje arangije ari ukuntu umujama umuyede agenda akonona kujya akarengera akamena itiyo yararangije urumva niba ugize ikibazo cyo kwiba ni kimwe no kumena itiyo ni ikindi iyo wenda agendaga ku icyo kiyede akajya kora neza atamenya amatiyo ntacyo byari gukundwa muri make usangira inyanya n'inyoni ikintu cyambabaje ni ukuntu yagiye agafata umubebzi wanjye yarangiza akarengera akajya kumena n'amatiyo sha byarambabaje itiyo nyine ni umuyede yakoraga ikiyede umuyede hari ukuntu ushobora gukora akazi k'abandi wenda urugero rwa hafi hano haciyemo itiyo hano gutya iyo tiyo kugira ngo wa muyede ataza kwangiza ya tiyo araca ku ruhande no ku rundi ruhande iyo ageze kurengera ajya kumena itiyo aba yamaze kurengera kumena itiyo urabyumva neza niyibe ariko namena amatiyo ibaze jitafu abaye nk'umwarimu nta mwana wazafata bose bazabirukana waba urabona batabirukana bose mu kigo cy'amashuri ntabwo babirukana mbaye nka diregiteri cyangwa se nk'abanimateri cyangwa se nk'aba korodinateri ikigo cyanjye cyajya byibuze cyajya gikindisha abanyeshuri bangana na 65% buri mwaka ariko no kwiyari ijambo rwa ruhanze bamunye umwanya rwa ruhanze seka jitafu turavuga nabi ikibazo rega rwa ruhanze rega buri ikibazo mfitanye nawe ikibazo kirari rwa ruhanze turagifitanye bro burese gato rwa rusazi impamvu ikibazo dufitanye ni kimwe rwa rusazi ejo bundi yariteretse ashaka konetera umugore birambabaza ndamwihorera icyo kintu kirarangira ikindi cya kabiri rwa rusozi dupfa nari nateguye ko ndibuze ejo bundi nari nifite ubukwe ntabwo ubukwe bwari buhari ikibazo cyabaye nuko banyite birongorana mubwire ikintu dupfa jitafu we ejo ndi twarahuye aramubera turasomana karabizuru mana we umugore mwiza iyaje umugore mwiza araje mogemenwa araje musomagure iminwa nyisomagure mugiminwa musomagure warabitinyutse none bigenda gute indera bafite akazi abaganga b'indera babongeza umushahara kubera jita fose babongeza umushahara dora kanyugunyugu duwayibonye nyenyere kubera kanyugunyuraho nye noneho umukobwa yari afite namuriye ubunwa nk'amasaha 16 gajomfi ndabunyonya jitafu asanga turi mu ntebe ahita yivumbura agenda atishyuye n'inzoga yari yanyweye none se ngo tuganire kuri uko ngo ndimo ndiharira ijambo rwa rusazi yarajya yitireka afata umubebe umu ex wanjye afata iminwa aranyunguta arasomagura yesu ma none so warugikeneye mu gisomo mu maze iteka niteka aho yaciye ni hacu rwango njye mu ex wanjye kumona ni urukundo indobo cyangwa se indobo aho yaciye ntabwo yajya aca urwango sibyo yarafashe umuntu ruhanze urambabaje jitafu murusha amafaranga uretse wumve kameramani adufashe turebe ko uwo muntu niba uwo muntu afite ayo mafaranga koko ibintu kuvuga ibyo bintu kuvuga ni ukuri ruhanze nawe ngo urakabije ni kwa kundi uretse gato murabure ereko rwa ruhanze uyu nguyu ni kwa kundi umuntu atangiye kwipanga iposta ni ukuvanga ahangaha iposta uriho ntabwo ariyo posta yawe ahubwo utangiye kwipanga iposta utangiye kuvuga ngo jitafu sinkurusha amafaranga niba nakurusha amafaranga why not kutirira umugore wanjye icyo kibazo kucyatereta umugore wanjye kandi andusha amafaranga nose umugore wawe niwe wanyitereteye buretse gato abagore baranyitereteye buretse rwa ruhanze aho utangiye kurengera uratangira uvuze ngo njyewe udusha amafaranga
yego wondusha umusatsi gusa umuyaga ugerageza urumva bro njyewe iby'amafaranga si ikibazo gutereta si ikibazo mfite nuko utereta uwo bita ama husband wanje reka mwereke mwana atereta yo husband nako nuza my wife yes my wife urumva uwo mukobwa icyambere cyo ni umukobwa ni mwiza bro ni mwiza afite uburanga afite ni Maria ni shinyoza afite mu kanwa heza araseka ukagira ngo ni bike baje kumupfa n'abana babiri ejo bundi Noheli yaranyatatse uranyatatse yego kandi umwana yarankunze buriya rero rwa rusazi reka nkurabure kano kanya nkurabure urupfu rw'imbwa ni inyama urumva bro kano kanya mu gihe rero utangiye kumva ko imbwa n'indi uri kuvuga aho ngaho atangiye gusunutsa amazuru ku bagore b'abandi ngiye kugira ngo tugiye kugukaraba nasabone abagore b'abandi ese uriya mugore ujyana cyaro wawe uriya mugore arankunda yaba ari ku manywa arankunda yaba ari nijoro arankunda yarambwiye ngo ngewe bishoboka azanera inda ku cyiciro cya kane najya mutera none iriya minwa y'amaye yari itariki yo kubeshya none rwaruhanze umwana naramunyungusa iminwa ndayihaga njya ku matama none uracyazana zagari uriya mwana ariko umva ubu mwakwiga bigeze bite umva ko kane baravuga ngo yafashe ngo burese gato munyamakuru uvuga kwano hari ukuntu umujama yagiye ngo igikoma arangiza ko ngo igikoma arasinda yikubita hasi bamujyanye kwa muganga baramupima muganga aravuga ati umugabo yanyweye igikoma muganga arumirwa avuga ati why not igikoma kirasindisha bro kugeza aho muramujyana kumupima mani Rwaruhanze wanyweye ibiki mani njyewe ikintu cyose kimwebwa avuyemo ikindi na padiri nta munywa matsera nta munywa nkahita nakira agakiza mana we Rwaruhanze utangiye gutuma nitira ndamubona nkatitira ndamubona nkatitira nawe ujya ubyizawe none naza ufite Rwaruhanze oya jita Afrika abaririmbyi baririmba abakiri ugiye kuvuga ko banamitse njyewe nshobora kwamamariza Bruce Melody namutamo reka iyo ubonye uburyo ngo njyewe ngitangamo habega cyiciro aka kana n'akadanje akabi kasheze irandimba kabi kari no njyewe mfite indirimbo na The Ben bita Inshallah na niga nzareka ibi baba ese nawe waririmbye Inshallah mashallah hanyuma ndifite indirimbo ya n'ubujama bita Kinisoro ivuga ngo kubita kuri ka andi umugore arataka masaza nama agiye ntago ari kubekera Kinisoro jita simubekera mbere na mbere narajya kure cyane ndashimira cyane Godfather yaramwe mu bantu support ya Gitafu ndashimira cyane Dumba nishimyangiye Dumba man respect man Dumba nuko namuje na Fada bro na Fada jena mukuru Rwaruhanze ngo bagukura ingofero ariko warabakora byadana Dumba ndamwemera nuko bidashoboka nge wenda imyaka mfite niye mfite ntago bijya kungana ariko bishobotse Dumba je nazamubyara umukobwa man byibuza akabona umukwe wanjye manze ngajya mvuga ni byibuza Dumba yandongora umwana ntajya mvuga nabaza nzabobera pa nusho namakime cyane rero no kwiyunga bigiye gukunda aho no kwiyunga byakunda aho ubwo ufana Ndumba afatirwa man bundi aho ngaho twakiyungira kuri Ndumba yes aho ngaho byose very nice ahubwo kugira ngo bizarusheho nta kuntu mwakorana abakora bona Rwaruhanze wenda Rwarusazi wenda dufite indirimbo wenda kuba mu mudusabye turaza kubisaba Dumba kuri nuza turaza kumwandikira kere navuga ati Gitafu Rwarusazi na Gitafu mu ndirimbo murayemwe nimba tuzahita turahita tuyikora ariko bose bakutamusuje umwavuze ngaraza kutugura igikoma wawundi yanyemereye Teremusi bose wanyu wabemereye Teremusi shawa mu babwiye ngo bohereza mu ka MJ tunagusuje cyane hanyuma ndongera gusuza Keza bizogeze ko ngo bituma tibombi 50 ndi hara kwa Jang Sohap Keza ndamushimiye cyane yarabiye ngo tugene ikibazo cyama ni Keza aginyibutsa amazina Keza Teriski Keza cyane Keza Sandrine ni Keza Teriski Keza Teriski turamusubije shout out kuri Keza Teriski rwose pull up Gitafu ndashaka kumugura n'ikibuti
Jita ndashaka kuvugura ikibuti. ikibuti Ikibuti cyane ni igikana. Unoze igitabu ni Ukava inkoko. mu nzu ukajya uva mu kibuti. ya ibyo nabyo Ikibuti amakibuti urumva ataba ari cyiza. byaba ari byiza cyane Udakodesha nta kibuti amashyi. ahubwo njye nsibiramo cya kiboro ikiboro bita igisabo Akazu kiwe. rwaro reka ngubwize n'ukuri kugira ngo nabyemere n'umwanjye Utazanamenyera n'ikindi gihe. nanjye utazamenyera bro utazamenyera ushaka kunuka mu cyongereza ngo gutuka mu kigande bro Wamaze. siyagara abamanyira siyagara abapisamo amaso rwacyo mpisamo amaso nayo You are cockroach motherfucker no way. reka kugemene gwe siyagara abapisamo amaso nze turabeka nk'ite amagiye koko rwacyo manyira Ibyo bigo cyo n'amagezi Zapisa ikibuno cyawe. na soni N'umusatsi nk'uwisake. reba rwose ubwo bwo Reba, reba izo ordinaire zo no mu Reba kinga ino mani kamanage ariko. manje nukanyuza no Ariko by'umudage bro ariko Jita- ukanyongera ariko potine Jita- wowe ariko Ikindi Jita- ukanyongera cya potine bro Jita iranyogosha rwa ruhanzi niyo nyogosha. iyi se ni inyogosho ngiyi inyogosho y'amadage mani Wagira ngo kanagaherume. reba rwose ariko buriya munyamakuru ikibazo niwe mani ujya kunirya ukajya kunyica n'indo kadage kubera ikimani ino kajya ubwami Hitirere ufite Kweli. bwa bwanwa bwa. njyewe umva njyewe inzozi mfite ni ukuzakora agashya njyewe byibusigeze ubona ngo ruhanzi nagufashe nkagutitiza bro nkakumena amaso Izo ni imbaraga zakurusha. Wamushobora Izo ni imbaraga zakurusha. mani bro reka ngwize ukuri ikoroshi irangaburira ikoroshi yangaburiye umwana wanjye ikoroshi indihira inzu ikoroshi irabinkorera Izanagusayika mu kibuno kurusha. gasweri Nawe ukamuswera ariko. gacumita Nawe ukamucumita. bora rwahanzi nyine uzamura amusukari bro Ako se wogira isukari. ntacyo mfite isukari Umva, mfite umuntu none ujitarekana no kurabura. Uzongera no kunzagaraho none tuzajya kongo. mani Tuzake kacu. yigo tuzabikora Tuzake kacu. tuzabikore None. wenda mvuga ni Ibyo bikomo ngo byakubita kuri ka. kamabogise jeje iyamenije kamabogise iyamenije ubu mugiye muri ringi ngaho kutuye koko. mani sibyo imana urabona satani ni imana Capati. sibyo Capati kandi. Izo ni capati mani n'ibishyimbo. rwaruha reka ngwize ukuri njye nkunere kano kanya nkunere bro Kanya njye muri ngiye bro. kumya hano hantu ngiye kuhituma ikosa Ndahita nyakugaburira. ubu uraheha hano hantu Urahannye nyakugaburira. Hannye nkwereke. Hannye nkwereke. reka nze mitume bro oh yeah Abo Jita baramwita baseri. Jita. Baramwita njya mu kiganiro. Uziko na hane. arahaye rero nawe igisiga nubwo hano Hano mabyo ugiye kuyarya. rwaruha mani njye ndibuka mari njye turi ku ishuri mani mukaboyi gasanga jama arifashe nka saa munani z'amanywa akahita yituma yamara kwituma akavuga ngo umujama yabyaye rwaruhanze ndashaka ko aboro njye nongera kujya undaburiza ukandaburiza nzaza nituma mu kiganiro Ese Jita hafi yavuga story zo ku ishuri. We wize no mu mbeba. ninde mu mbeba se ahubwo se wize mu pusa ahubwo Nazinye inyajwi uba yandika ute. Ibihennye gute. ari Jita ubu bimeze gute? Ubireba he? uba yandika gute bagira gutya ukazamura Njyekane nya mbwira ijyekane nya. nyani na ya Jita hafi urangirije mu Ibyo bintu nyani na ebyiri na ya bro ako kumwe ngo kunya ijambo kunya umukanye buri mu nyuguti ebyiri ni na ebyiri na ya ese rikere ko baziciye aka kanya n'iki kigusindisha. hari igihe kare bita amahomvwa guhomvomvwa amahomvwa natubwiye icyo gihe kare kigizwe n'inyuguti zingahe turabure bro amahomvwa guhomvomvwa amahomvwa Amahomvu. Kiwengo baraziciye ariko. yese nkwa za kirungu njye mba ndi na normal brother mba ndi muzima njyewe sinywa ibinini sinjya mu marozi sinkoresha karande Sinkuri ni iyihe ndyo ukunda Jita? njyewe ibiryo njya ntidabikubwiye nkunda umuceri n'ibirayi Ninzabirye. wowe ukunda ibihe biryo rero Nkunda ifiriti. ukunda ifiriti nanjye sinzarya ifiriti n'ayo makoko uvuze sinzarya kandi wagiye niyo gutunze. uretse gatoya ayo makoko uvuze sinzayarya iyo ngoko uvuze sinzayarya rwaruha nurabagenda uneye reka mbivemo bro urabizi n'ibindi mujyane mikorosani genda nabivuyemo ndanigendeye manda nigendeye cyane mujyane bro Aho se Jita ibyo ni ibiki? Jye kumuza na Jita. Ntabwo nzongera na mikoro zawe. Kadure. Sinzongera guhura na Jita. Ariko se ibyo ni ibiki nono? Rwa ruhanzi. Kare. ikibazo niwe munyamakuru ni wowe